Muraho neza ndabasuhuje. Uwo bita Niyonshuti Yannick uzwi ku izina rya Kiramani yatangaje amagambo akomeye cyane, amagambo ateye ubwoba cyane. Abanzi be bamumereye nabi, ubu ngubu ari kwitabaza amasengesho menshi cyane. Nk'uko uri kubona muri screen yawe, yaje kuvuga ko ari hagati y'ibyo bintu uri kubona byasamye, ko ubu ngubu ari mu mazi abira, atabasengane mu nsengere kuko ndi habi cyane. Ni nyuma y'uko Kiramani amaze iminsi inkuru imuvugwaho kuri social media zitandukanye, imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, abanyamakuru bagiye batandukanye bamaze ukwezi kose barwanira kuri Kiramani ngo byo Kiramani yaba yakenye, imodoka n'inzu akaba yarabigurishije byose. Kiramani abanzi be bakomeje kumwibasira cyane ngo dore ko ubu ngubu channel ye bayihakinze. Channel yamuhembaga amafaranga menshi cyane, barangije kuyihakinga bayitwaye. Ni agahinda gakomeye cyane kuri Kiramani. Niyo mpamvu yagiye kuri mikoro cyangwa se yagiye gutanga ikirego kuri RIB ngo babe bamukurikiranira uyu muntu ushobora kuba bamuhakingiye channel. Ese wowe urumva ibintu bya Kiramani cyangwa se ibibazo Kiramani ari guhura nabyo, urumva bitaremereye cyane? Aba banzi ba Kiramani bashaka kumusubiza ku butaka, nta zindi nteguza. Nkwaye ikaze muri kiganiro cyangwa se muri aya makuru agezweho arimo kuvuga kuri umugabo Kiramani. Ibana najya muri kiganiro wumva amagambo Kiramani yaje gutangaza, ujya aremereye cyane, ujya ateye ubwoba. Ugeze kuri channel bwa mbere ikanda kuri buto ya subscribe, ukore like, share ndetse na comment. Njye mugiye kubona mu kiganiro nk'ibisanzwe. Anitwa Pacifique. Abantu mwe, uyu Niyonshuti Yannick uzwi nka Kiramani yari umukinnyi wa filime wari mu cyaro cy'u Rwanda, yaramaje kugera ku rwego rushimishije. Nta muntu utari umuzi, content zigiye zitandukanye yagiye akora. Uyu Niyonshuti Yannick arazwi cyane, gusa ari mu kangaratete, yahuye n'ibibazo bikomeye cyane. We yavuze ngo ibihe ngezemo ni ugusenga cyane, ngo kuko abanzi banjye bamereye nabi, ngo cyangwa se abanzi banjye babe bambabariye gatoya, ndabinginze mbasabye imbabazi ntibambabarire kuko nta na kimwe ntabonye, byose ndi kubibona. Gusa mu burakari bwinshi cyane witwa Kiramani yatangaje amagambo akomeye cyane, ati ndaramuka mfashe umuntu wamakingiye channel, n'imbere y'Imana sinzamubabarira, sinzigera muha imbabazi kuko uyu muntu yazanyica. Uyu muntu uri gutuma nabaho, uyu muntu uri kumakingira channel akaba yayitwara, ashaka kuzanyica. Ayo ni amagambo witwa Kiramani yaje gutangaza. Ni amagambo akomeye cyane. Abantu mwe bamwe bati yica n'umuntu wayihakinze, ni umuntu w'inshuti yawe muziranye, wari uzi amabanga yayo yose. Gusa abahakazi bo babwiye uwitwa Kiramani ko iyi channel barabikurikirana nyuma y'iminsi 10 yose, haribwo bishobora kuba byakemutse. Ubwo mu gihe iminsi 10 itarashira ntabwo bishobora gukunda. Gusa uwitwa Kiramani we nta cyizere afite ko ashobora kubona channel ye igaruka. Ibintu birakomeye cyane hariya kwa Kiramani. Kiramani atangiye kurwana intambara cyangwa se akomeje kurwana intambara zikomeye cyane, abasengani mu musengere. Reka amashimire mwe twabonye muri iki kiganiro, by'umwihariko ukaba wakanze kuri buto ya subscribe. Ndabashimiye cyane, ukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibarinde. Ciao ciao.